Baby! Baby! Yes, dear. Hakuri. Yeah, babe. Oh, welcome. Wallahi kumbe umeze bon. Insha kumeze neza. Amakuru yawe. Sawa, ni karibu. Shandananiwe. Sheri. Uyu ni Sonia, ni mushiki wanje, muvanye mu cyaro. Nasanze marume amufata nabi pe. Atarya, atoga. Ndavuga shaka muzana hano mu rugo. Dore ko turi babiri gusa. Ahubwo azajya gufasha akazi ko mu rugo, kukurupa, guteka, nawe umwigishe nyine kuba hano i Kigali, sibyo? Sonia, uyu ni sheri wanje, ni umugore wanje, niwe nyiri rugo, sibyo? Ibyavuze nibyo ufite gukora, sibyo? Uzajya ukurikiza amabwiriza ye. Nubona akeneye ubufasha, nawe uzajya umufasha, sibyo? Hari ikibazo sheri? No. Umva, uya mwihorere nta kibazo turaza kubiganiraho ntugire ngo yivumbuye, sibyo? Rero katwumvikana, sibyo? Hano tubana turi babiri, njye n'umugore wanjye. Rero uzajya umufasha mu kazi ka buri munsi, ukorope neza, uteke, ibyo akubwiye ubikore, sibyo? Wubahe madamu wo mu rugo. Ibyo akubwiye uzajya ubikora. Nubona akeneye ubufasha, uzajya umufasha, kandi nawe nubona hari ikintu cyagucanze cyangwa byakunaniye, ukeneye ubufasha, uzajya umubaza agufasha, sibyo? Hari ikibazo? Ngaho kamwereka ahantu uzajya urara, ubundi abantu ushyiremo n'ibintu byawe bigende neza. So, nkurikira. Vitesse, ko warakaye? Mushiki wanje ntabwo mwishimiye se? Ujya kumuzana se wambajije? Gusa iki ni ikibazo kweli? Dusanzwe twumvikana, numvaga ko nimuzana turaza kubiganiraho tuze kumvikana. Kandi n'ikindi, erego urankunda sheri. None se wankunda ukanga mushiki wanje? Kandi erega akeneye ubufasha bwawe. Namuzanye kugira ngo uzajye umwigisha ibintu byo hano mu rugo, ntagaze gukoresha micro-onde, ntagaze gukoresha frigo, ntagaze gukoresha gaze. Umwigishe rega. Umugore wamuzanye ngo jye mwigishe. Naje aha ngaha kuba umwarimu wawe. Okay, sawa. Urashaka mbigenze gute? Njyewe ntabwo mwigisha. Niba ukeneye umwigisha, ugenda umushakira umuntu wishyura amafaranga, azajya abimwigisha, njye nta mwanya we mfite. Ngaho rero. Okay. Nari mfite gahunda mu mujyi, sibyo? Kambanze nyarukeyo, ubundi ndagaruka tukomeze tubiganire, sibyo? Wamaye kabizo. Sabaye. Turi ku? Nyiriwe, amakuru yanyu. Murimo kureba filime? Rero ndabona amasaha agiye kumfata. Mwaretse mukazana ibiryo mwirira ubundi ngasubira ku kazi. Simwe mbwira? Niko, ntabwo mwatetse se? Ubwo mwiriwe aho ngaho mu ntebe mwicaye mu ntebe murimo kureba filime, habura n'umwe urimo guteka? Hagati yanyu babiri ninde wari ufite guteka? Sonia, ni wowe? Ngwino hano tubanze tuvugana. Ngwino hano, nkurikira hano tuvugana. Ngwino. Sonia, ntabwo nishimiye na gato kurimo kwitwara mu rugo rwanjye pe.
uzi ko nzagusubiza mu rugo ni ukuri musaza ni ukuri ko atazansubiza hari ahantu pe none se niki cyabuze kugira ngo muteke nashatse amashyiga ndayabura n'inkwi hano ngana nabonye nazumugira none se kuziniyeri ngiyo niyo bakoresha ntabwo nzi kuyikoresha mabuje ntabwo yakoresha ku bintu bayikoresha ntabyo nzi pe ni ukuri ntabyo ngaho ca hano nkwereke ubundi ubanza ugacana gaze hano sibyo ubundi ugahita ucomeka hano ugakanda aka kantu igahita yiyatsa sibyo rero sheri ndashaka ko tuganira gato ntabwo nakunze urugero rurimo guheza sisita wanje kweri urumva kwirwa yicaye hano mu ntebe arimo kureba televiziyo nta kintu arakora hano ari ibyo kweri wenda njye narakwihoreye ariko nyine nabonye nanjye nawe warabifashemo umwanzuro utambwiye uragenda ujya kumuzana tutanabiganiriyeho nanjye rero ndavuga ngo ibizaba byose nawe ujye wikoresha umva ikibazo ntabwo ari wowe ikibazo ntabwo ari njyewe yewe nta nubwo ari soni sibyo dufite gufatanya hano mu rugo sibyo kugira ngo tubeho neza kweri n'ibintu byose uzi ubwenge bwose bwinshi ufite wabuze n'akantu gatoya wamwereka kwera dore ari mu gikoni na gaze yamunaniye gucyana gaze koko hari ibintu byinshi atazi umurusha wowe nkawe kumwereka kwera utuntu dukeya twamunaniye nibyo byakunaniye kwera njye ntabwo byananiye ariko njyewe icyananiye ni ukuba mu rugo rufite amabanga njye mba ntazi uru ni urugo rwacu twembi umwanzuro basi ugiye gufata uba ugomba kubimbwira nanjye nkabyitegura n'uburyo ndi bubyakire none waragiye wifatira umwanzuro mbona uraje uramubebetanya umuzanye hano nanjye uramita ndaka utari wamenya ariko umwanzuro ntabwo ari kumureka akicara mu ntebe umunsi wose mwigisha utuntu dukeya ubuze cyo ndimo kugusaba sibyo dufashanye sibyo mufashe nanjye wigisha uriya mukobwa ibintu bikeya pe ibyamunaniye umwereka ukuntu babikora erega nawe hari ibintu bimwe na bimwe ashobora kuba azi utazi nawe akagufasha urabona ukuntu ari keza reka mbwire sonia sonia krame ngwino hano nkubwire n'agafosete shaka agafosete kawe ndagakunda banyuze abo ngaho yewe ko turi muri covid nuko basuhuzanya muri iki cyorezo genda ujye kuzana amazi umushyitsi ubone kuza ubunza izo njaba zawe jya kuzana amazi yo kunywa abandi bera ukuntu kaje ariko kihuza mbabwire ubuzi yakoze mu ndabizi se kaje gusuhuza nta n'isoni twikomereze kihorera naba duteye n'umwuka mubi batuma sinapi urayibonye n'utujongo kazanye njaba kaza gusuhuza n'ibitoki urayibonye ariko ndabibonye ruva umujinya kambihirije sinapu uramubonye ariko mukeza byataye shani karibu tumuka suva ubwo mugahagarara iyo uzaniye amazi abashyitsi uragumuka ukabahagarira imbere nta soni tumuka ariko rero niko akajya kantera ikirunguriro aka gasinapu kari gutwika nuko rero kubera ko Sonia atigishijwe cyangwa ngo yerekwe aho buri kimwe gikurwa cyangwa uko gikora aho yakenewe ngo yakire abashyitsi byavuyemo kubikora uko bidakwiye kuko atari abizi ababyeyi bafite uruhare ruhebuje kubo barera buri jambo buri gikorwa ibikorwa byose bifite ingaruka ni byiza rero kwibaza ku byo dukora cyangwa tuvuga niba ari nabyo twifuriza imiryango yacu niba ari oya noneho reka tubihindure
abana ntago buri gihe bumvira ibyo tuvuga ariko babasha kwigana ibyo dukora. Ntago buri gihe bakurikira impanuro tubaha ariko badufatiraho ingero bakatugenderaho.